koko umurimo werekejeho amaboko ujye ukorana umwete. Nibukijwe amagambo meza n'umunezero ukomeye nasohokanye ikambere bwami ubwo yaramaze kungabira agapfunyika k'izahabu nziza kubw'umurimo unoze nari maze kumurika. Kuva kera nshuraga amacumu, ariko kuri iyi nshuro ikiraka cy'umwami sinari kugikinisha. Ni kwa kundi mahirwe aza umaze igihe kinini umwiteguye. Nasoze nshigatiye ako gapfunyika numva ndi mu bicu. Ese ngura inzu hafi y'ibwami? Ese ngura wa musozi nanjye mpinduka umutware mu rusisiro? Ese ibitekerezo byari byinshi ubwo nageraga kwa mushiki wanjye nakundaga kugira ngo nawe mubwire inkuru nziza. Twaganiriye byinshi kubw'ibyo twakora, ariko igitekerezo cyagumaga kugaruka cyari uko naguriza zahabu yanjye umugabo we wari umaze iminsi ari umushomeri, nawe agahinduka umwe muri ba bacuruzi bavugwa mu murwa. Burya umushonji wabonye ibiryo byinshi arangwa n'amagambo menshi adakenewe, amwe yakomeretsa n'ibindi nk'ibyo, ariko njye ni isomo nari nize kare. Sinari gukomeretsa mushiki wanjye mubwira uburyo umugabo we ameze ukuntu kuriya, ahubwo namusubije cya gisubizo: reka tuzabyigeho, reka turi kumwe. Navuye kwa mushiki wanjye mpitira kwa Gakire, umubitsi w'izahabu. Ni nka banki y'iki gihe. Gakire uwo yari afite uburambe mu kuguriza izahabu y'abacuruzi cyangwa abandi babyifuza, hanyuma bakamwungukira. Namaze kumusobanurira icy'ingenza n'impagarara ntewe no kutabona neza icyo nakoresha iyo mari, hanyuma mubwira n'ikimpagaritse umutima kurusha ibindi: guha izahabu umugabo wa mushiki wanjye. Narangije kuvuga, hanyuma arambaza ati: ese uwo mugabo wifuza gucururisha zahabu yawe afite burambe ki mu bucuruzi? Nasubije ko atigeze acuruza na rimwe, ariko yavuze ko yifitiye icyizere kandi yumva ko yabishobora. Yarandebye araseka maze arambwira ati: waje umbwira ko wifuza inama z'icyo wakora kandi ko aramaze kukubwira icyo gukora bikugoye guhakanira. None rero icara utega amatwi ibyambayeho mu bucuruzi bwanjye, ahari uribonemo isomo. Yavuze atyo abakuriye agasanduku akuramo umwenda mwiza cyane, arambwira ati: buri muntu wese ngurije hari ikimenyetso nshyira muri aka gasanduku. Iyo yishyuye ngikuramo, iyo atishyuye kigumeramo kumbera urwibutso rw'abakiriya babi, bamwe baguze imyenda badashoboye kwishyura. Iby'iyi kanzu byo biratandukanye. Iyi kanzu ni inshuti yanjye magara twakoranaga ubucuruzi, tuza kujya mu mahanga, hanyuma abona y'umugore aramukunda maze aramurongora. Uwo munyamahangakazi yari mwiza, ariko kandi yari icyago. Umushuti wanjye amaze ubutunzi bwe bwose agerageza kunezeza uwo mugore. Amaze gushirirwa, twumvikanye ko muguzi indi zahabu agakomeza ubucuruzi akazanyishyura ku cyizere, ariko abagore b'abanyamahanga urabyumva nawe. Impamvu rero yikanzu nawe nturi umwana wayimenye, n'urwibutso kuko yiyahuye bimaze kumuyobera. Ibi byanyeretse ko umuntu atari ikiremwa cyo kwiringirwa no guha imari yawe, cyane cyane iyo ayobowe n'amarangamutima gusa. Iri deni ntirizishyurwa iteka. Ubwo yavuze atyo ngomba namaze kumva icyo ashatse kuvuga ku bya mushiki wanjye, ariko ndamureka arakomeza ati: ndarangiza nkubwira inkuru y'umuhinzi wari ufite impano yo kumva ikinyamaswa ziganira. Ijoro rimwe yaciye ku kiraro cy'inka maze yumva iri kuganyira indogobe umuruho ifite n'ukuntu ihinga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba n'ibiti ku rutugu, ariko indogobe igakora akazi ko gutwara databuja nabwo rimwe na rimwe, hanyuma ikirirwa irisha munsi y'ibiti umunsi ukira. Indogobe iti: ndakugira inama rero nshuti yanjye, ejo umuhinzi naza kukureba uzaryame wirwaze, hanyuma urebe ko hari waruhuka umunsi umwe. Biraboneka ko unaniwe pe. Mu gitondo umukozi yabwiye nyiri umurima ko ikimasa cyarwaye, undi ati: koresha iriya ndogobe kuko icyate kigomba kurangira. Uwo munsi wose indogobe yiriwe ikora imirimo ivunanye y'ikimasa, hanyuma nimugoroba wa muhinzi arongera aza kumva ibyo ari byo, noneho hatangira ikimasa kiti: wakoze cyane uyu munsi kuko nabonye akanya gahagije ko kuruhuka. Uri inshuti nziza pe. Indogobe n'umunaniro uvanze n'uburakari iti: hanyuma njye ni bya bindi bavuga ngo ubugwaneza bw'inkware bwayigonze ijosi, kugerageza gufasha inshuti bikarangira yikoreye imitwaro yayo. Wamunebwe we, mu gitondo karubyukire mu murima kuko numvishe databuja avuga ko icyo kimasa kirwaye bagomba kucyohereza mu ibagiro, kandi koko birakwiye. Wamunebwe we. Yarangije kuvuga ibyo ati: ese isomo ukuyemo ni irihe?
musubiza ko ntaryo mbona. Hanyuma ati, nari nzi ko ushobora kutaribona kuko uryoheje cyane. Isomo ni uko igihe cyose uzajya ugerageza gufasha inshuti, ujye uyifasha mu buryo butazakura imitwaro ku mugongo wayo ukayishyira ku wawe. Inshuti yanjye, izahabu nicyo gicuruzwa cyanjye. Binsaba kuyiguriza abafite ubushobozi bwo kunyishyura, naho bitari ibyo nafunga mu gihe gito. Ni byiza gufasha umuryango wawe no gusangira inyungu. Gufasha ni byiza cyane, ariko biba byiza kurushaho iyo ukoresheje ubwenge. Ese umaze imyaka ingahe ukora? Ndasubiza nti ni 30. Ukora ibice by'izahabu bingahe ku mwaka? Nti ni 3. Ati none ugiye gufata ibyo wagakoreye mu myaka 10 hanyuma genda ubike izahabu yawe inshuti, ujye ubafasha uko ushoboye. Turifuza kurangiza tuvuga ko The Richest Man in Babylon itigisha abantu umuco w'ubugugu no kudafashanya, ahubwo bisobanura impamvu cyagiye ugiye kuri banki bakakwaka ingwate hanyuma wayibura. Ibuka, umurimo werekejeho amaboko uwukorana umwete. Murakoze.